uyu muntu urimo kuvugira Rugagi umubaze urusengero rwa Rugagi afite inzu i Muhanga, sibyo? Igice cyo hejuru kibamo rogi, icyo ku ruhande kibamo butike, ikindi yari yarakigize urusengero. Wowe nubwo waba uri umupagani, aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero, kuri rogi no ku tubari. Oya, ntago bikwiriye. Biri mu nzu y'uyu mwisi umushumba. Ibyo bintu byaba ari ukuri? Ikinyoma. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kuvuga umutegarugori umutima w'urugo ukamuvuga ikinyoma, mu by'ukuri biragayitse. Biragayitse, biteye imbabazi. Biteye imbabazi. Nta Muhanga bifite etaje. Ahantu twakoreraga ni mu karere ka Ruhango. Yego. None se yaba yitiranya Muhanga na Ruhango? Ashobora kuba wenda ari igihe wavuze nabi iyo migi, wenda ni Ruhango cyangwa ari Muhanga. Ni Muhanga yavuze. Yego. Sibyo? None se akarere ka Ruhango na Muhanga ntago yabimenya? Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ko wavuze ko ari umunyamakuru w'umwuga. Yego. Sibyo? Yego. Bimunanije iki kuva Kigali kujya apana kumva ibyo yumvise yatoraguye akagera kuri tele akavuga ngo nahabonye ya etaje, nabonye UPI y'iyo nzu mu karere bayimpaye, nasanze ari ya Bishop Rugagi, ni gute inzu ya Bishop ishobora kwinjirwa mu rusengero nibi. Rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni 280, sibyo? Baje gufunga insengero basanga nta rusengero agira rwujuje ibisabwa. Miliyoni 280 ntago havamo urusengero. None se uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni 100 angahe? Najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo. Azi uburyo yaguzwe, azi uburyo nayibonye muri Canada. Niba na gift ntabizi. Tureke byose. Uburyo bwayo arabizi. Tuvuge nk'umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda muri Canada ubizi ubuhamya bwabyo. Iyo yicaye akamureba amubona gute? Nyine niba murimo kuvuga ko ari umuntu abantu baharasinze, yego. Nge nawe twaravuganye nambwe ati hari video dufasha umuntu. Simbyanze ariko ntuzane mu bapasteri b'inyangamugayo wakoze ikihe gikorwa. Wabonye wagiye Canada wubatse etaje urute. Ari amafaranga yakuye mu ihe business itari mu rusengero. Niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenye ukuri, kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki? Kucyuha abantu uburozi. Yego. Aho kugira ngo ubahe ukuri kuzuye. Niba hari cyo unyumvaho nkuko yakubwiye ngo unsange, yego, ukaba waje, we byamubujije ki kugira ngo asabe audience ansange? Njya mbona yahaye audience, yasabye audience abavugizi ba guverinoma. Yego. Kuki abanyamadini atabasanga? Ubutakirana uzakora uzambaye ikintu mutumba. Isoro ryawe wabonye umutumba utintama akagenda akarenga imigabane akagenda ibirometero 80 akajya asengera kuri Zoom. Uwo muntu abaho? Kugenda kwanjye mfite inzandiko ndazifite na hano nazikwereka. Yego. Wabyumvise? Zinyemerera kugenda. Nuvuga ngo sinshobora kugenda ngo ngiye gufungura itorero ahandi headquarter itabizi. Taha uburenganzira na headquarter. Nuvuga ngo ndazifite impapuro, ndazifite. Genda ufungure mu Burayi, genda ufungure Amerika, genda ufungure bifite inzandiko ndazifite. Yego. So umuntu iyo yicaye hariya ngo arashiriza kumvuga ngo pyangwa agiye Canada, umutegarugori ubeshya mwoka byara mwe. N'uyu Rugagi muvugira ni mumbwira itorero rye ribahe. Uyu muntu urimo kuvugira Rugagi umubaze urusengero rwa Rugagi. Yakubwiye ngo n'iki redeemed ifite. Ubuse nk'umukristo wa redeemed ngo nta n'urusengero mugira mu Rwanda. Reka nkubaze nk'umukristo wumvise Mutesi wa redeemed, uzi igishushanyo mbonera cya redeemed cyagiye kuri headquarters za redeemed muri Kenya,
cya Kigali, icya Ruhango, igishushanyo cy'urusengero rwa Ruhango meya narakimweretse. yego, Inyubako tugiye kubaka Ruhango nabyeretse meya, ababishinzwe. Sibyo? Nk'abantu dushaka iterambere ry'ibyiza mu gihugu. None se arashaka kugira ngo nubake urusengero rw'igisharagati badashaka? Arashaka kugira ngo twubake urusengero rwa Rukarakara se? Ngo noneho twereke ko hari igikorwa cya Rukarakara, cyangwa twubake ikintu giha viziyo y'igihugu cyacu aricyo twese duharanira. Nagiriwe amahirwe yo kugenda gutera ijisho ahandi